iminsi y'imyaka yacu ni mike cyane mu maso hawe, nyamara ibyiratwa byayo n'imiruho n'umubabaro. Iyaba twamenyaga igihe cyacu tumara ku isi, kuko ejo ntabwo ari ahacu ngo tumenye ibizahaba. Iminsi y'imyaka yacu ni mike cyane mu maso hawe, nyamara ibyiratwa byayo n'imiruho n'umubabaro. Iyaba twamenyaga igihe cyacu tumara ku isi, kuko ejo ntabwo ari ahacu ngo tumenye ibizahaba. Utwigishe kubara iminsi yacu y'ubuzima, kuko isi igumya gusaza, turebe iwacu ni bugufi. Dutunge imitima yubaha Imana, twitegure gutaha ijuru. Utwigishe kubara iminsi yacu y'ubuzima, uko isi igumya gusaza, turebe iwacu ni bugufi. Dutunge imitima yubaha Imana, twitegure gutaha ijuru. Erega kurama kwacu ni guto cyane, ni nk'uburabyo burarabya mu gitondo, izuba ryava bugahunguka. Ese mu gihe gitoya tumara ku isi tuhakora iki? Kuba duhumeka none nta ruhare tubifitemo. Erega kurama kwacu ni guto cyane, ni nk'uburabyo burarabya mu gitondo, izuba ryava bugahunguka. Ese mu gihe gitoya tumara ku isi tuhakora iki? Kuba duhumeka none nta ruhare tubifitemo. Utwigishe kubara iminsi yacu y'ubuzima, uko isi igumya gusaza, turebe iwacu ni bugufi. Dutunge imitima yubaha Imana, twitegure gutaha ijuru. Utwigishe kubara iminsi yacu y'ubuzima, uko isi igumya gusaza, turebe iwacu ni bugufi. Dutunge imitima yubaha Imana, twitegure gutaha ijuru.
kw'isi ni gito cyane nakuharamba agahe gato dufite dutunganye imico yacu nuko Satani atubeshya ntabwo iyi si ari iwacu icyo dukwiye gukora ni ukubana n'Imana yacu utwigishe kubara iminsi yacu y'ubuzima uko isi igumya gusaza turebe iwacu ni bugufi dutunge imitima yubaha Imana twitegure gutaha ijuru utwigishe kubara iminsi yacu y'ubuzima uko isi igumya gusaza turebe iwacu ni bugufi dutunge imitima yubaha Imana twitegure gutaha ijuru nubwo iminsi ruhije cyane twitegure gutaha ijuru mu mbaraga duhabwa n'ijuru twitegure gutaha ijuru ube maso nanjye mbe maso twitegure gutaha ijuru nubwo iminsi ruhije cyane twitegure gutaha ijuru mu mbaraga duhabwa n'ijuru twitegure gutaha ijuru ube maso nanjye mbe maso twitegure gutaha ijuru